Murakaza neza nshuti zacu twongeye kugaruka kandi kuri Soleil and Albert family. Turabakunda, turabasabira umugisha ku Mana, tubasaba gukora subscribe, share ndetse na comment. Eka duheze umutumirwa wacu, murabona imbere ya kamera dufite umutumirwa, abanza twibwire mbere yuko dutangira ikiganiro. Ni karibu twibwire. Sawa. Murakoze. Asante. Amazina ni Twangiriwombaza Plaisir. Yego. Amazina ni Ngiriwombaza Plaisir. Ukora murimo ki? Nkora nyinshi. Nkora umurimo mu ikanisa, nkaba nkora n'umurimo mu rugo. Ni imiryango n'igihugu yose ndayikora. Yego. Hanyuma rero iryo zina sibwo bwa mbere ndyumvise. Nararyumvise kandi ndetse hari n'ubuhamya nigeze kumva watanze ahantu hamwe turi mu rusengero, uvuga ko wari umupagani kandi wavuze ko ukora umurimo w'Imana. Nagiraga ngo byibuze utubwire ku ncamake kuko buriya ubuhamya bari bunini kandi burebure, ariko byibuze hariho bikeya utubwira byuko ibyo wakoze mu gihe wari ukiri umupagani, kugira ngo byibuze abadukurikirana bamenye Ngiriwombaza Plaisir ni muntu ki, ubuzima bwiwe byibuze bwari bumeze gute kugeza kuri uno munsi, kuko ndabona uri na smart ubu nyine, wenda icyo gihe ntiwari umeze gutyo umeze. Rero byibuze byiba nkumbwira ku ncamake ya ube nkubwira abantu badukurikiranye kugira ngo tu. Urakoze cyane. Ubuzima n'amateka y'umuntu urengeje imyaka 30 ni maremare. Ariko ndabivuga mu ncamake. Yego. Naravutse mvukira nzagwa n'ababyeyi bamenye Imana, bizeye Imana. Yego. Baturera mu ijambo ry'Imana, baturesha ijambo ry'Imana. Yego. Batubwira iby'agakiza. Yego. Batubwira ibya Yesu Kristo n'inzira y'ukuri. Batwangisha icyaha. Yego. Dukurana iyo miterere, dukurana iyo kamere, dukurana iyo shusho. Turakura mu myaka nyine y'ubusore. Iriya myaka mito rero twari tutaragera mu gihe cy'ubusore, ariko twari tugifite imyaka nyine igana aho ngaho ku busore. Yego. Tutangira nyine gukora iby'abasore batizeye cyane. Nkibiki. Dutangira nyine gukora amakosa, kurwana, gutukana. Hari n'ibindi twagiye dukora byo kunywa ibiyobyabwenge, kunywa inzoga narazinyoye cyane, urumogi nararanyoye, itabi nararinyoye cyane bikomeye. Mfite amakosa menshi nyine nagiye nakora, ariko finalement nza kongera kandi guhindurirwa. Nibyo warubaje ngo imirimo, urumva nabaga mu mirimo nk'iyo ngiyo, ariko bukeye habaga imirimo myiza hakaba n'imirimo mibi. Kandi ntabuze uja mu mirimo mibi ayiruzi ayishaka. Uzuyisangamo, ariko uko bucya uko bwira bucya niko komeza gusaba Imana kugira ngo iguhindurire imirimo, wisange mu kindi kibanza cyiza. Cyo kibanza ndicyari kinejeje nubwo nyine nagikoraga cyaye makosa nyine. Ariko nyine Imana iza kunumvira, ndabisenga, Imana irabyumva, nza guhindurirwa nyine amateka mu buryo bwa kiroho, nza gukizwa menya Imana. Warubashije tese akusoreje uravuga ngo urabona ngo ndi smart. Nicyo gihe nari smart, nambaraga neza, nari meze neza mu maso, ariko umutima ntiwari umeze neza. No kuvuga ngo hari itandukaniro gusa ry'imitima, umutima udakeye n'umutima ukeye, umutima utari smart n'umutima uri smart. No kuvuga ngo ku mubiriho nicyo gihe nari smart, kuko sinigeze mba umucafu. Ku mubiri nari isa neza, tukome nanone
ubundi ntawe usa ibihe wenda bishobora kukwambika nyine gusa bikakwambika imyenda udashaka ariko ntawe uza wanga gusa nabi gusa nyine hari nk'abantu bazaba bandatwaza ntibiyiteho cyane ariko umuntu wese ufite ibitekerezo bizima kwitaho ku mubiri ibyo ngibyo biramureba ibyo umuntu wese agomba abifite nka jukumu ariko kandi ikinezeza suko ndi smart ku mubiri none kinezeza nuko ndi smart cyangwa se nsa neza ku mutima ibyo naje ndabyirata kuko bifite itandukaniro n'ibyo hambere. Okay, none se ico gihe watangiye ko ku mwinzoga n'itabi wari ufite nk'imyaka nkingahe? Itabi natangiye kuri mfite imyaka 10. Ugeza ryari? Nagejeje nko mu myaka 27 8. Uhaye urimo? Mbandimo. Birumvikana ko wari ukiri mutoya mu myaka 10 na bari kwigishije cyangwa icyo gihe kuri mvuga nibe na bya bindi by'urugomo mugahura n'abana nk'umunani bangahe mukatangira mugaforoda mugatangira twatangira dufatira ku nani nk'ibiti imizi y'imigozi imwe bazaga bita ngo ni imikanabwe n'ibindi bazaga bita za rukatare tukagenda tukabona ukuntu abasaza baza bagira tugatangira tukiga tugahoha twa donc natangiye ari nko mu guhoha nari ntarumva icyo bivuze ariko biza kumbata gusa ntabwo nanywa gazarani bake nibo bari bazi kuko nywa ariko abandi ntibari bazi kuko nubundi nabikoraga nyewe ni mu kanisa naraforodaga mfete ariko Imana iza kungirira neza muri iyo myaka nyine mvuze nza kumva kuko bitakiri byanje gusa nabisabaga Imana cyane kuko baza baca umugani bakavuga ngo hari ubushake ntihabura ubushobozi Imana yaje kungirira neza yumva gusenga kwanjye iza kubinkuramo ariko nari byari bimaze kumbata cyane nari bimaze kubinyotera cyane nari bimaze gusa nabyo Okay, nimba ntumvise nabi wavuze ko uri umukozi w'Imana ushobora kumbwira byibuze kutundi tuzi waba warakoze mbere yuko uba umukozi w'Imana mu buzima busanzwe? Utuzi nakoze narize ishuri sinarirangije ariko narangije secondaire mbona diplome narahinze nararagiye inka naracuje cyane donc ni nkayo mirimo cyane yabagiriye yo buhinzi ubworozi n'ubucuruzi ibyo narabikoze kabisa iyo ni nkayo mirimo nakoze mbere yuko ngera muri iki gihugu. Ubu uri pasteur? Yego. Muri etorero? World Harvest. Okay. Hano Nairobi? Nairobi Kasarani. Kasarani. Nimba ntayandeba nabi ndi kubona usa naho hari ukuboko kumwe ufite ikibazo. Byatewe n'iki kugira ngo kube gutyo? Ukuboko kwa nzaga numva bavuga ngo karabazi byazi nka mwarimu niko bimeze kurabona gusa no kudahari cyangwa wabonye kudahari wakese cyangwa kurabyemeza nabonye tiguhari nyine ariko navutse ngufite nabari umeze nk'abana nari mfite kandi gakwari kunini kwari kunakomeye cyane ariko nyine ibihe byatugezeho by'intambara duhura n'intambara iri haruguru muzamuzumva murazizi wenda nimba mutazizi muzamuzumva wenda mwaje kera ziraba biba ngombwa kuko duhura nyine ni gahunda yo kutagira amaboko yose n'ingingo nyine Okay, none unyine kugira ngo ukizwe byaje gute wumvishije ijwi ni famille yakwigishije haruza ukizwa ufatwa umwanzuro kubera ko famille wenda yamubwiye ati byurimo sibyo hari uwifatira umwanzuro ku giti cye hari uwumvijwe ijwi rikamubwira ngo nje
nudakizwa ufite ikibazo. Ni kugira ngo ukizwe byagenze gute ureke ibyo bintu wari urimo? Urakoze cyane. Amajwi n'amagambo y'ababyeyi n'inshuti n'abankunda bose nagiye numva, abari bazi kuko nyine ntari ku murongo, bagiye bampa inama kenshi, bagiye bampa inama benshi, bambwiriza ku manywa na nijoro, ariko ayo majwi ntiyangizeho imbaraga. Yangizeho imbaraga. Ababyeyi baranicaza bakambwira, mwana wanje tuza twumva amakuru ngo ntabwo uri mu murongo mwiza. Amakuru tuza twumva n'ibiti. Hari igihe nabemereraga kuko mbikora, hari n'igihe nababwira ati barambeshera kuko icyo igisubizo numvaga kimbangukiye narakivuga, sinatinyaga kubesha kuko n'ubundi icyari kincumbitsemo nticyambuzaga kubesha cyane. Noneho rero bukeye ijwi ryaje kungiraho ububasha, n'ijwi rya Yesu. Buriya abantu barabwiriza, habe n'uzabwiriza wese ukagira ibahata agakizwa, ntukabyirate kuko ari wowe wabigizemo imbaraga. Ikiza kitugiraho imbaraga ni imbaraga za Mwuka Wera. Mwuka Wera niwe uzubera mu bugingo gusa agahindura umuntu. Yego ushobora kubigiramo uruhare, Imana ikagucamo ugatanga iverse ituma umuntu yo kumva, ariko kandi ikiza cyumvisha umuntu ni Umwuka w'Imana. Kuko amagambo yambwira, amagambo nabwirwaga iyo kugira ngo mpindukire menye Kristo mwakire nk'umwami n'umukiza yari menshi cyane, kandi nabwiwe kenshi, nabwiwe n'abantu batandukanye, ariko ayo ngandi ntiyabasha kungiraho impact. Amagambo yangizeho imbaraga n'ijwi rimwe gusa numvishije mu ijoro rimwe ndyamye ku itariki 6 z'ukwa gatatu hari 2018, ndyamye ahantu bita mu Burembo mu Mibunda. Nari mvuye mu isoko kabisa, kandi nari mfite n'ibyo kunywa byinshi k'ibyo by'amatabe n'ibindi, ariko nanone ntibyimiriye ijwi ry'Imana. Ni ukuvuga ngo rero kurya baza Bibiliya zivuga ngo ntiturageraho Satani adashobora kugeza imyambi, ntituranagera naho ijwi ry'Imana ritotuganiriza. Biza ari gusanga mu businzi rikakuganiriza, rikagusanga mu busambanyi rikagusanga, gusa icy'ingenzi ni ukuryumvira. Nari ndyamye ndaryumva ku mutima umbwira ngo rekera aho ngaho, gabanya inyota, uwo nyotera n'ibindi bigakunda. Ibyo ngibyo birahagije, ntibyavuze birebire nk'ibyo mvuze, ariko numvise umutima umbwira ngo siga aho ngaho, rekera aho ngaho. Icyakurikiyeho narabyumviye, gusa ntibyashobotse kuko no kwama stop aho ngaho, ariko nanone n'umutima mwiza n'igitekerezo cyiza n'ijwi ryiza byanjemo, noneho biganiriza ubugingo burahinduka. Ariko byagiye bihinduka gahoro gahoro, ntabwo byahise birangira uwo munsi, gusa nahise mfata umwanzuro, kuko hari abantu baza bahamagarwa bakumva ijwi ariko ntibumvire. Njye nahise numva ijwi kandi ngo ndangire mfata umwanzuro, ndavuga ngo rero ngomba kugenda ntera intambwe, ngenda ntera intambwe, kandi uko ntera intambwe niko ngenda nsenga, niko Imana igenda ishoboza. Imana yumva gusenga kwanje, cyakoza ntiyari ko kureka kubyumva kuko n'ubundi niyo yari yangendereye, iranganiriza ngo iganirize ubugingo butangira kumva guhinduka. Ubwo rero nahise mfata umwanzuro wo gutera intambwe ngana kwa Yesu. Kugeza uno munsi icyo gihe nahise mbihagarika. Byantwaye nyine nk'iminsi ngahe, hafi icyumweru, numva neza kuko byinjira ngo bimarega kwinjira. Noneho rero nanje gantangiraga kwiyaminiye. Icyakoze siniyaminiye nkugeze kure cyane ntokongera kandi kuraswa, ariko niyaminiye kufite umurinzi uwampamagaye niwe wari kundindaga, kuko ndi yari kumpamagaraga ngo unamara antezira. Yakomeje kugendana nanje mu bihe byose kugeza no munsi. Ndacyamwifuza, ndacyamukunze, kandi niwe ndamye, niwe nshima, niwe mpimbaza, niwe mwami wanje. Ibindi byose narabiye kalise, nabishize ku ruhande. Hanyuma rero hari ukuntu umuntu ashobora kuba ari muri ibyo byo kunywa amatabi n'inzoga n'ibindi, ariko akumva byibuze agiramo nk'umuhamagaro wo kuba pasiteri. Icyo gihe wanywaga itabi wumvaga woba pasiteri cyangwa wumvaga
nta kintu na kimwe cy'umurimo w'Imana wokora? Sinzi ukuntu abantu baza bumva imihamagaro, ariko jewe ntabwo nigeze numva umuhamagaro w'ubupasiteri. Yego. N'ubundi byaje gihanuka. Ntangiye kubyumva ubu ngubu kubera impamvu ya Yesu, kuko ndasa n'uwigeze nimba nibyita kujyadiriyana, nimba mbyita kuja impaka, kuko nje sinigeze ngira icyifuzo cyo kuba pasiteri. Sase sinigeze ngira iyerekwa ryo kuba pasiteri. Sase de sinigeze numva mfite umuhamagaro wo kuba pasiteri. Ariko gakubera kuko hari ikintu Imana yo yari yibikirije muri njyewe ntari nzi, nza kucisangamo. Kuko ndavyibuka neza bambwira ngo mbe pasiteri. Yego. Sinavyemeye. Byakozwe inshuro n'umushumba wanje arabizi, wenda nanabitegera, Reverend Fidel. Yego. Niwe wari ushumze, yagerageje kubimbwira kenshi ndabyanga. Arabimbwira kenshi medfwa ndabyanga. Namubwira ati icyo uko awakundeza ku ntebe y'upasiteri, ahubwo mwondoza mu gashigo karimo bamaye. Nani nokuri, kuko natinyaga ubupasiteri kuruta abajenesi. Nani nokuri, nkundangize ndabati icyo kintu tikimbamwo jewe nza numva umuhamagaro wanje ari uwo gukorera umuryango n'igihugu. Ibyo bintu bibiri, inkoni nza numva niyo kuyobora umuryango wanje, niyo kuyobora byibuze igihugu, kitangira ubwoko, kitangira igihugu n'izindi bene ibyo ngibyo. Ariko afere yo kuvuga ngo nje muri pastoral iri never. Urugenzi rwa mbere turananirana, urugenzi rwa kabiri turananirana. Noneho nkamubwira ati ngewe singiraga n'uwo muhamagaro, sindumvijwe, ticyakoze tegereza Imana nizikabinganiriza ikambwira ngo fata inkono uyobore umukumbi. Sinzanga ijwi ry'Imana, ariko mu gihe itaraza ngo inganirize mu matwi yaje numve ijwi ry'Imana rimbwira ngo chukua fimbo uongoze kondoo. Bado mimi sijakubali. Turananirana. Noneho gakambwira ati nanje ga ndi umubyeyi wawe, kandi ijwi ry'Imana ryumvugiramo, ugomba kunyuba, ugomba kumvira iryo jwi ry'Imana ryaciye muri jewe. Nkamubwira Imana yakubwiye ngo uze kumbwira ngo pasiteri, ugomba arambwira ngo ugomba kumva igitekerezo cy'umubyeyi wawe, kuko igitekerezo cyiza, igitekerezo cy'umubyeyi wawe ni igitekerezo cy'Imana. Kisawa simbango suzugura wampayika. Yego. Tindakumvira ariko kandi sinumvise. Tindakumvira ariko simpanumva. Sindabyumva icyo gitekerezo. Ugenda ugisengere Imana nanjega nono izo bingana, kuko ganda cyakomerewe. Sino kwemera kwisanga mu bintu tararota n'umunsi numwe. Imana ga nayo nanjega yoncamwo ikanganiriza, sindusuzugura wampayika, kandi urumuvyeyi nemera nkunda cyane arabizi. Ariko kandi jewe sifite umuhamagaro wo kuba pasiteri. Nkunda Imana cyane kandi narayemeye kandi ndayemera kandi nzakomeza nyemera. Ariko kandi tibivuze ngo utabaye pasiteri abaye umunebwe, no komeza nkanezeza Imana naje ndi mu bakristo nta kibazo. Atoyega iryo niyo yanzanye asubirayo. Twakomezaga tuganira kuko gano umuntu twabanaga umunsi ku munsi, akambwira ati igitekerezo kiracyari igitekerezo. Nanje ndamubwira ngo sinokwinangira, ariko sinokwemera ibintu ndarumva. Imana izabinganirize, cyangwa sinzi nimba izoca mu biti nzumva iryo jwi. Ngo buce twabaye ahantu munsi wa mbere dutaramye, umuntu arambwira ngo Imana imubwiye ABC, kandi kanumurozaga muri Avesi ko mbaye umushumba. Abayumbe bazabavangirwa. Tuko nawe
yabonye neza yamenye ibyo yavuze nari ko ngira ngo aranyerekwa ngo ambwire ngo Imana irantahishije ndatashe mugahwera karambwira ngo by pastor never sawa cyakora sinamugishije impaka ni mu mutima wanje naravuze nti ku Imana nimba ari ku Imana yabonye nta kibazo nabitambuka ariko nyine nkaza mureba igitsure yego uwo munsi uratambuka undi munsi twicaye ahantu dusenze n'undi mukozi w'Imana nawe arabivuga ariko numva nawe kuko njyewe sinza amarangamutima yanje abakure cyane kugira ngo umuntu ambwiye ikintu ngo nama numva nandike ngo bigenze gutya oye bizabimba kure cyane kandi sinza mpinga ubuhanuzi ndabwemera pe ariko nza nitonda cyane nza nitonda bikomeye sinza mpfa kwihutira ijambo ryose rivuzwe uwo munsi wayi wa kabiri iyo vensi iragarutse ariko nsa n'ubitivye sinabyumva tuja ku ntambwe inshuro ya gatatu mpura n'undi muntu arambwira inzozi arambwira ati Imana mu nzozi Imana yaramuganirije aramubwira ngo ubaye runaka ati muzoza muja mupagasa mutahe mwarushe numara mwaba murota ibintu mu premature gutyo mu nzozi kweli abantu basigaye bagiye baba premature no mu nzozi tuya wari warushe cyane wari nimba ari bitenge wari wikoreye ntavyo pasiteri kurarwa kurota igihugu ko cyagize amahoro tugataha tukava mu nkambi kurarota ivyo pasiteri se Imana yabuza aba pasiteri kweli mwisi haruzuye cyane kandi turabafite nabo dufite turabemera tubona uko narose kandi tuje impaka ganizozi ti sawa no ganavuze ati ijambo rigarutse gatatu ijambo rirakomeye aho inyundo igarutse kandi ya nyundo gasinze kuntu baza bacu mugane ngo aho inyundo garutse ngo gatatu ngo iyo hatari ubuce ngo hazaba hari nimba ari kirambizo sinze kuntu basaza baza baca kivugije nuko rero finalement twaje gukomeza kutuganira n'umushumba mubwira none naje umutima uhita unemeza kintu injuro ya kanega wenda no kwitwa inkono ikintu kigarutsweho gatatu kandi kavugwa n'abantu batatu batandukanye batuye hatandukanye batahuye batagani kandi bamwe bakabimbwira mu nzozi abandi bakabimbwira mu buhanuzi abandi bakabimbwira mwireko tukunga ngiye kubaga nkayona no banzaga nkamirwa n'urufi kabona kumva none ga rero rekaga numvire finalement twaje kuganira n'umushumba mubwira ibyo byose ariko nawe ambwira ariko byaje kungora cyane kugira ngo mvuge ngo yinye ndetse naje kubyemera ariko ngo mbyemere kumwisho nza kumubwira ngo mushaka ndamubwira ati kandi wemeye kandi nari nemeye ndongera kandi ndagaruka mu wenda mubwira ati mushaka ni kandi ari nabitekereje neza nonge kandi kubitekereza neza numva ibi bintu birangoye birandemerera ndarwara cyane ibi bintu byarangoye bikomeye cyane byariko bindya kuruta amasaso narashwe jewe ndinarangagishaga inama nabandi inshuti n'ababyeyi nararushe mpamagara muzehe iriya data munani tese okwemera komba pastor nawe ati amakuru ganuko ameze nuko byabigenda none kurumva gute arambwira ati mwana wanjega sinjewe ga nimba umutima wawe kubwira ngo ubikore sinjewe wopinga kandi nimba Imana yavuze ngo ubikore sinjewe wopinga nawe ntuye nguyu nawe yovuga nk'abantu n'umubyeyi ariko nawe yovuga nk'abantu ndazomba magara undi mubyeyi umuntu bagira ababyeyi benshi hari ababyeyi bo bakiroho n'abamubyeyi b'umubiri hari n'izindi nshuti uzubona nyine nazo zimeze nk'ababyeyi ndahanamagara nabwiye abantu bagera nko ku 8 kino kintu mungira inama singishaka pe uwanyuma nabwiye yarambwiye ati ugutagishaka ndagushimiye kandi nti wadanganyitse icyo kintu nyine nta muntu ugomba kugishaka ntari kutagishaka niho kiri mu murongo nyine ko ni cyawe nkaza ngo aranshigikira naho nawe karashigikira gusengerwa ndatinze cyane mu ncamake byaje kuba confirme kuko ngomba kubikora sinari kwitanga umugambi w'Imana n'ijwi ry'Imana yavugiye mu bakozi b'Imana batandukanye ndetse n'abandi basa n'abatarabyeretswe ntibanabirota ariko ni nararibonye
bagenda bampa ubuhamya n'impanuro zitandukanye yego kuko njye nagenda magaragariza impamvu jewe ntagomba kwinjira muri uno murimo kuko nari mfite des côtés faibles zigaragara zituma ntagomba gukora umurimo ariko baza kumbwira kuko Imana n'ubundi ntizigira gute ntizihamagara abashoboye ahubwo zishoboza bo yahamagaye nza kwisanga muri uno murimo ndawemera ubuko ndawukorana umutima wose kuko nibo ndaharanira kugira ngo ndebe ko nosingira ikimana yafatiye yego urakoze cyane ariko ndagira ngo byibuze umbwire mu ijambo rimwe cyangwa abiri ni icyagaza gituma wanga ubu pasiteri wari ugifite umutima wo gutaha muri Kongo cyange wumvaga yuko utarakizwa neza kuko hari igihe umuntu avuga ati sindakizwa neza ndeka mba ndorereye cyangwa simfite gutura cyangwa se ko ndatinya inshuti zanje wenda cyangwa se abandi bambonye nkiri umupagani kuko ni challenge wakagombye guhura nayo kuko nabonye ubushize ari umuntu wanditse ku rubuga ko yabaye pasiteri nkazamura abantu ko barandika ngo kera n'umwanya sinzi rero nimba watinyaga kuko bavuga ngo n'umwanya kera ubaye pasiteri bivuze wansubiza magambo nkangahe kugira ngo tugane ku musozo. Urakoze cyane. Icyatumaga nanga kuba pasiteri suko nikekagaho amafuti yotuma ntoba muri izo nshingano. Yego. Kandi suko nari mfite ubwoba kuko Imana itonkoresha uwo murimo. Yego. Nubwo njewe muri faiblesse zanje mu ntegenke zanje. Nibonaga kuko uwo murimo utambereye. Nta nubwo nigeze mbona kuko umbereye. Yego. Ariko icyambuzaga suko kandi nari mfite gahunda yo gutaha ngo wenda mvuge ngo izo nshingano sinzijamo ngo ndaje hafite gahunda yo gutaha n'ubundi sinaretse aha ngaha nicaye y'amana abiri nimba ariko baza bavuga ndasa n'uticaye uri kumana abiri ndi kumana abiri n'ubundi sinicaye notinda cyangwa ngatebuka ariko umutima urampamiriza kuko iwacu hano mu isi atari Kenya atari Gasarani iwacu mu isi ni mu Minembwe ni muri Kongo mu Gahwera ku Musingi kuko niho mfite isambu niho mfite igituro cya sogokuru kiri n'abasogokuruza niho mfite data na mama ndetse n'amabukwe n'abadata bukwe ibintu byose donc mu Gahweraga ni iwacu niho muhira ariko rero nemeye gukora uno murimo kubw'impamvu z'ijwi ry'Imana n'umurimo w'Imana kandi uyu murimo nkora ntabwo ndimo mukorera aha ngaha gusa namenye neza kuko no mu Gahwera no uhakorera ni Burundi no uhakorera no muri Amerika no uhakorera ahariho hose no uhakorera sinatinyishijwe gukora kuko mfite gahunda yo gutaha kuko n'ubundi sindareka sinatinyishijwe gukora kuko mfite ibyaha byombuza gukora sindi umukiranutse ariko urwego ngezemo Imana yo unkoresha kandi yabonye kuko ntawukora yo unyaka icyakoze niyo yahisemo kuko ngomba gukora kandi uyu murimo wansanze mu murimo si umurimo wansanze hirya y'umurimo munzane mu murimo igipasiteri cyo cyanshize mu murimo wari usanzwe nari usanzwe kugeza ubwo abantu bawumbonyemo urumva nari urimo tibankuye giriya hirya ngo banzane mu murimo umurimo mpeshe gukizwa umuntu mpeshe gukunda Yesu oya je nari nsanzwe nkunda Yesu nari maze kumwemera nk'umwami n'umukiza noneho rero umurimo usanga mu murimo cyangwa se inshingano bivuge neza inshingano zansanze mu murimo n'ubu nkunze gukorera Yesu kandi nzokomeza mukorera. Urakoze cyane Imana iguhe umugisha gusa hari ibyo nshaka kugira ngo utubwire. Hari umuntu udashobora kugirirwa amahirwe yo kumva iryo jwi nk'iryo wumvishije ariko uyu munsi akaba
yumva nawe ashaka kureka ibyo arimo, ko wamwoye itabi, wamwoye inzoga, wamwoye ndetse n'ikimogi bikomeye, kandi kugira waranagihinze. Naragihinze. Urumva guhinga ikimogi kugera aho ugihinga wari umuramba, wari umuramba. None niki ushobora kubwira abantu badukurikiye kugira ngo bafate umwanzuro wo kuba boreka ibyo barimo? Niki cyane cyane cyoshoboza umuntu kugira ngo abivemo? Kuko si buri muntu agazumva ijwi ngo yumve ijwi riramubwiye ngo reka, ariko kandi hari uko ushobora kumubwira nk'umuntu ufite experience wabikoze. Ni gute watubwira aho byibuze mu ncamake byotuma abandi bahinduka? Urakoze. Umuntu wese ufite ubwenge, yego, umuntu wese wavutse mu nda ya nyina, Imana ikamuha ubwenge, yego, hari icyo bazabita mu Giswahili ngo ni zamiri. Yego. Navuga ngo haba umuntu agira zamiri, hari umuntu ugira zamiri cyafu na zamiri safi. Yego. Umuntu wese ufite ubwenge afite zamiri safi. Gusa turagoye, ntituzatwumvira. Yego. Ariko yaba umuntu wese yumvira umutima wiwe, yohinduka. Kuko ndabizi nubwo njewe nakoze ibyo ngibyo, nazaga ngenda nkanywa itabi, ariko umutima wambwira ngo ni icyaha, umutima wambwira ngo ni ikosa. Nkanywa inzoga, umutima wampamiriza neza kuko ari ikosa. Nkanywa ikimogi, umutima wampamiriza kuko koza amanyanga. Aho ndandukaniye n'abakibirimu nuko numviye ijwi rimbwira ngo rekera ibyo, rekeraho, cyangwa rekera ibyo, cyangwa uva muri ibyo. Niyo ndandukaniye n'abakibirimu. Sinje jenyine, sinje mfura yo kubivamo. Hari abandi bene data benshi dufatikanyije ubuhamya, dusanga ubuhamya bwo kuva muri ibi ngibi. Icyo dutandukaniye n'abakibirimu nuko bakomeje kwinangira. Ariko umuntu wese afite ijwi rimo rimubwira ngo va muri ico kibanza, si kibanza cyawe. Kuko Imana ibyo urimo sibyo. Imana iradushaka mu kibanza cyayo. Kandi biri zivuga ngo mpagaze ku rugi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mpagaze ku rugi, ndakomanga. Kurumva? Imana ihagaze ku mutima wawe kirakomanga, ngo ukingure yinjire. Kuko Imana irashaka ikibanza cyayo mu mutima wawe. Gusa harimo kwinangira kw'abantu, ariko nawe utinangiye. Hari umufaransa wavuze ngo il faut écouter la divinité qui te parle. Yego. Hari agatima kakubwira kicyaka kakubwira ngo va muri ibyo ngibyo. Umuntu wese yo kwisuzuma, bakumvira ko gatima. Kumvira ku gatima ni haki. Kabisa. Kandi singombwa gusa ngo singombwa ngo baze bagushambure cyangwa bazana abahanuze ngo bakwereke bakubwire ngo uri umupagani, uri umusambanyi, uri umurozi, uri umuki. Wowe wenyine uri umuhanuzi wawe, wowe uri umuhanuzi ku giti cyawe. Umuntu wese agomba kwihanurira. Umuntu yo kwihanurira akabwira ubuzima bwe, akongera kandi akaburema, ukongera kandi bukirestore, bukongera kandi bukabaho. Nuko ngo nitwumvira ijwi ry'Imana rituganiriza buri munsi mu ijoro y'uryamye, riza ari kuganiriza iyo urota, uzubirota, iyo uzutse mu gitondo, umutima uzukubwira ngo turi mugenda neza. Rero wowe uri mu numva, aho uri hose, ibyo ufashe nimba atari iby'agaciro bite hasi, fata iby'agaciro, Kristo aragushaka. Kabisa. Urakoze cyane. Nanone tugana ku musozo. Challenge wahuye nazo umaze kuba pasiteri ni izihe byo wumvishije bikugoye cyane muri uyu murimo? Kurumva ko wakoze umurimo n'ubundi utari usanzwemo kandi warawugiyemo nyine wabanjije kujanga, umaze kuwugeramo wumvishije bimeze gute? Nako tubwira biraryoshe cyangwa challenge zo mu murimo zigomba kubaho. Yego. Naje nziteguye ko mu umurimo we wose ugomba kuwurirwamo na challenge. Yego. Mu kazi iyo uri mu murima ushobora kunyagirwa. Yego. Cyo ni kimwe. Iyo uri mu murima ushobora kwitema. Iyo uri mu murima kandi gabitari kubushake, iyo uri mu murima ushobora gukandagira igiti cyangwa umushugi. Iyo uri mu murima uhura n'ivumbi, uhura n'ibivumbi, swate n'amagambo. Iyo uri mu murima
wavunika. Donc umuntu ahurira na challenge aho arimo akorera. Yego. Umuntu ahurira n'intambara mu murimo wiwe. Nta ntambara zagusanga mu gitanda. Izo ni intambara z'abadayimoni biminyagara batoya. Ariko intambara nyantambara ziza zigusanga mu murimo. Kandi intambara tiza zisanga umuntu mu murimo adahagazemo neza. Niyo mpamvu rero ahabe n'abakristo tuje muri side yacu twese rusange. Natwe kandi tuba kure y'abakristo. Natwe turabakristo. Reka mvuga muri side yacu nk'abakristo. Nukuvuga ngo habe bavuga ngo igiti cyeza imbuto ngo nico kiza kigira gute? Giterwa amabuye. Nico kiza giterwa amabuye. Nico kiza giterwa imijugujugu. Nukuvuga ngo nta kindi baba bakurikira. Nisire mbuto. Baba bakurikira mbuto Yesu. Ihanuke. Bayifunga. Uri kumva? Donc ubuzima bw'umukristo bugomba kuba buri mu intambara. Yego. Numva abantu bavuga abakristo bakavuga ngo baranyanga, ngo bazabandwanya, ngo bazabagira ubundi baragukundira iki? Tukunditse. Habe na Yesu yaravuze ngo nibabanga muzomenye ko ari baje kwanga. Niba batuka muzomenye ko ari none se Yesu kandi ngo baramusuzumye, ngo baramushaka baramukandakanda, ngo bamuburaho icyaba muraho ikicumuro. Kandi nabo ubwabo ngo bakabihamya. Ariko bakavuga ati uyu yabaye umwami, yabaye kaganga, yabaye igihume, ni mu mukandagire, ni mu mwishi. Bagomba kutwica. Yego. Tugomba kuzira ubutumwa. Tugomba kuzira ukuri. Tugomba guhura n'intambara. Tugomba guhura n'imishugi. Tugomba guhura ibiti bisongoye. Bikatujomba mu maso no mu migongo twaza tureba imbere tugakubitwa, twareba inyuma tugakubitwa, ariko tugahagarara ku musimamo. Tugahagarara kuri Kristo. Kandi ntitwogera icyo tu kubera kuko twegamiye umugabo ukomeye. Kandi nubwo twogera ngaho Yobu yageze, Imana yaramurinze. Yararetse neza ibintu biramushirana. Ireka neza umubiri urabemba usa nabi, ugiri uhindura ishusho. Ariko Imana yari ihagaze ku bugingo bwiwe. Yarongeye kandi yongera kandi kurestora ubuzima bwiwe. Abo umugabo aba mwiza, arongera aratunga, arongera arabyara, arongera kandi arakubirwa birizi vuga iramukubira. Yego. Inchuro. Kurumva? Nukuvuga ngo niduhagarara mu murimo neza. Tuzabura intambara ariko ntituzatsindwa. Yego. Yes, twebwe ntitutsindwa. Twaratsindishirijwe. Kandi wadutsindishirije tiyo dutererana. Uko nukuri. Habe nubwo yosa nuwereke yo rimwe na rimwe ngo azasa n'utari kumwe nubwo ariko ngo abanyabwo bana batizera ngo nico gihe bazabatera umusaraba mu bongo bakarebiriya bakazabagira ngo none biracitse. Ariko Imana izigendana natwe ngo tuba hafi kuruta imyambaro twambaye. Yego. Urakoze cyane, reka dusoze. Ndagusaba ko wasengera imitima dusoza, wasengera imitima y'abantu badukurikira, haba batarafata uwo mwanzuro, haba bamaze kuwufata, nanone kugira ngo Imana ikomeze ibane natwe, idufashe gweza imbaraga muri uru rugendo turimo. Kubera kuko uri umukozi w'Imana rero dusoze n'iryo sengesho, dusengera isengesho rikomeza imitima y'abantu badukurikira. Murakoze cyane. Reka duce bugufi dusenga Imana. Yego. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buganze. Mana ibyo ushaka mu isi bibe mu isi kuko bibe mu ijuru. Kristo turasaba kugira ngo ukomeze uganze mu isi waremye, ukomeze wigarurira imitima yacu, ukomeze utanga imbaraga, imitima yacu ikomeze kwishimire, imitima yacu ikomeze ibohoke, imitima yacu ikomeze ice bugufi, imitima yacu ikomeze gushake. Umuririmbyi yaravuze ngo uko imparakazi zahagizwa no gushaka amazi mu butayu, ariko imitima yacu yahagizwa no kugutunga Mana. Turifuza kuko muri iki gihe abantu benshi basa nabibagiwe abandi basinziriye. Turifuza kuko imbaraga zawe zikoraho ngaho Mwami Yesu, ushoboye kugera twebwe aho tutogera. Irijwi Mwami Yesu Kristo rishobora kugera twebwe aho tutogera. Mana ukumvikanisha Mwami Yesu ubutumwa bwawe, cyangwa ugaca muri twe, cyangwa ugaca no mu bandi, kugira ngo Kristo ukomeze Mwami Yesu wamamare mu mitima y'abatuye mu isi yose Mwami, amajepfo n'amajeruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba. Reka Kristo akomeze yogere, reka Kristo akomeze amenyekane, ntiyagaragara umwana w'umuntu, ntiyavuga umwana w'umuntu, ntiyakomera umwana w'umuntu, hakomere Kristo mu mitima y'abantu. Mu izina rya Yesu hari abumva ijwi ribaganiriza ribabwira ngo niba
ntibave muri ibi ngibi bakinangira. Ariko ndasaba ngo uyu munsi Imana uganirize imitima y'aba ngaba, kandi nta na kimwe cyatuma mwami tukuvaho. Nubwo twagera mu rupfu, nubwo twagera mu byago, niko umwanditsi yavuze ngo niki cyabatandukanya n'urukundo rwa Kristo. Aravuga ngo mbese ni ibyago cyangwa amakuba cyangwa kwambara ubusa cyangwa gusonza n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ntabwo ari akaga kadukura ku Mana, ntabwo ari ibyago byadukura ku Mana, ntabwo ari ukwambara ubusa kwadukura ku Mana, ntabwo ari ugupfusha kwadukura ku Mana, ntabwo ari ukubura abacu byadukura ku Mana. Ahubwo aravuga ngo muri ibyo byose ngo turushishwe kunesha niwo dukunze. Kristo ukomeze ubane natwe, ukomeze utugirire neza, ijambo ryawe rikomeze ryamamare. Aha batarakira ubutumwa mwami babwakire, n'ababwakiriye mwami Yesu Kristo babukomeze, kugira ngo badasinzira, umwanzi akaribambura, umwanzi akaritora, umwanzi akabambura iby'agaciro. Mu izina rya Yesu Kristo ukomeze ubane natwe, ukomeze utugirire neza. Ndifuza kuko imitima ya benshi ikomeza guhindukira Kristo. Turagushima tuguhimbaza Kristo w'i Nazareti. Amina. Amen. Abarikiwe sana, urakoze. Imana iguhe umugisha. Barikiwe sana. Tugukenera tuzakuvugisha. Turamahoro. Asante.